Yesu nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 14 n'umurongo wa 11. Kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati, ndirahiye amavi yose azamfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nshuti z'Imana bavandimwe, uyu murongo urimo ubutumwa bukomeye kandi bw'ingenzi ku buzima bwa buri wese. Nubwo bwanditswe n'intumwa Pawulo abwira itorero ry'i Roma, iryo jambo riracyafite imbaraga no kuri twe uyu munsi wa none. Ndirahiriye ndi Imana, niko Uwiteka avuga. Iyi ni indahiro y'Imana ubwayo, kandi Imana ntabwo yarahira ubusa cyangwa ngo ibeshye. Iyo ivuze ngo ndirahiye, nuko ibyo igiye kuvuga ari ukuri, kandi ukuri kw'iteka ryose. Nta muntu n'umwe ushobora kubihindura cyangwa kubihinyura ngo bikunde. Amavi yose azamfukamira. Ibi bisobanuye ko buri wese, umukire, umukene, umukiranutsi cyangwa se n'umunyabyaha, ukomeye n'utagira icyo amaze, bose bazapfukama imbere y'Imana. Nta muntu uzisobanura, nta muntu uzihisha. Uyu murongo twibutsa ko Imana ariyo Imana yonyine, kandi ko abantu bose bazayemera, baba barayemeye bakiri ku isi cyangwa se bataranayemeye. Umunsi umwe buri muntu azamenya ukuri kandi azunamira Imana ye. Indimi zose zizamvuga kandi zizavuga ko ndi Imana. Ibi biragaragaza ko n'abanze kwemera Imana bazayemera, kuko bazaba babonye ko ari ukuri. Ariko ntitugomba gutegereza uwo munsi ngo tuzabe aribwo twemera. Ubu nibwo dukwiriye kwemera no gukiranuka. Ubu turi mu bihe by'ubuntu bw'Imana. Dufite amahirwe yo gutuza ubuzima bwacu ku Mana tutayihunga. Imana iraduhamagara kandi iraduhamagarira gukiranuka no kuyubaha muri byose. Ntitukirate ko turi abera cyangwa ko turi hejuru y'abandi, kuko twese tuzabazwa. Icyo dusabwa ni ukwicisha bugufi, tukababarira, tugakundana kandi tugakomeza inzira y'Imana. Ese wowe wariteguye gupfukama imbere y'Imana? Ese uzabikora ku bushake bwawe cyangwa uzabikora ku munsi w'amateka? Imana imaze kwerekana imbaraga zayo. Ubu nicyo gihe cyo kuyoboka Uwiteka. Imana itwihanganira igihe kinini, ariko ntitugomba gukinishwa n'igihe Imana yaduhaye ngo kituyobore uko cyishakiye. Uyu munsi niwo munsi wawe, niwo munsi w'agakiza, kandi Imana ikongera ikakugarukira, ikaguha imbaraga no kuyubaha no kubana nayo, kugira ngo nawe uzahagarare imbere yayo udatsinzwe. Shima Imana kandi uyishimire cyane, wicishe bugufi kandi wemere kuyoborwa nayo, kuko amavi yose azapfukamira Uwiteka, n'indimi zose zizavuga ko ari Imana. Imana yacu ni nyir'ububasha bwose. Imana irirahiye, kandi Imana iyirahiriye irerekana ko iri hejuru ya byose. Niyo yaremye isi n'ijuru, niyo ufite ubugingo bwawe mu biganza byayo. Nta gishobora kuyihisha na kimwe, nta butegetsi, nta muntu, nta kintu na kimwe gishobora kwihisha Imana. Ni umwami w'ibihe byose. Imana yacu ikomeze kutugirira neza. Ese nawe wemera Imana ko ari umwami w'ubuzima bwawe, cyangwa uracyarwana no kwigenga? Iyo twigize nk'aho turi hejuru y'Imana, tuba twigize nk'abana banga kumvira ababyeyi babo. Ariko Imana ntabwo ari umuntu, itubabarira ubupfapfa bwacu. Nubwo yihangana, izagira umunsi isoza igihe cy'imbabazi zayo. Amavi yose azapfukamira Imana, ntihazabaho kwihisha. Ukoresheje aya magambo Bibiliya itubwira ko amavi yose azapfukamira Imana, ni ukuvuga ko abantu bose bazicisha bugufi imbere y'Imana ku bushake cyangwa se ku gahato, wabyanga wabyemera. Hari abapfukama imbere y'Imana ubu bayubaha, bayikorera, bayubahisha imitima yabo no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ariko hari n'abandi benshi bayisuzugura, bayihakana, bayirwanya cyangwa bayirengagiza. Uba muri Amerika, mu Rwanda, mu Buhinde, muri Aziya, Afurika yose, Canada n'ahandi hose, amavi yawe azapfukama. Icyo gihe abantu bazareshya, ntihazabaho gutandukana kw'abantu. Buri wese azaba areshya n'undi. Nta mukire, nta mukene, nta utunze, nta udatunze. Umuntu wese azaba asa n'undi. Nta mwirabura, nta muzungu, bose icyo gihe bazapfukama. Ese waba ubitekerejeho? Ese witeguye kunamira Imana uyu munsi?
mbere y'uko uwo munsi w'amateka ugera indimi zose zizavuga ko ari Imana. Iyo Bibiliya ivuga indimi zose ivuga ururimi rw'umunyabwenge, indimi z'abategetsi n'indimi z'abantu basanzwe, ababeshyaga, abatukaga izina ry'Imana, abari abanyamahane n'abihakanye Imana, bose bazavuga ko ari Imana. Yego bazavuga ko ari Imana, ariko niba batarayubashye ntago bizababera nk'abubashye Imana bakiri ku isi. Abayimenye bazagira amahoro kuko n'ubundi bari basanzwe bari mu mahoro yabo na mbere y'uko uwo munsi ugera. Ariko abayihakanye mbere bazavuga ko ari Imana mu kubabara no mu kwicuza, kuko batigeze bayemera kuva na mbere na kera hose. Nshuti yanjye, ubutumwa kuri wowe uyu munsi wa none ni igihe cyo kwihana no kuyoboka Imana. Ntabwo twaje hano ku isi kwikinira cyangwa no gukina n'ubuzima bwacu. Ubugingo bwawe bufite agaciro gakomeye kandi Imana yifuza ko uyibamo. Yaguhaye Yesu Kristo ngo uronke agakiza. Ntiwategereza ko isi izarangira cyangwa ngo uhure n'ibyago bikomeye ku buzima bwawe. Uyu munsi ni wo wawe w'agakiza. Witinda wikerererwa, Yesu nawe yakwakira. Ese wakwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Ese wakwemera umwuka wera akakuyobora mu buzima bwawe bwose? Nta byiza by'isi bihwanye no kuba inshuti y'Imana. Uwiteka niwe wabivuze ngo arirahiye amavi yose azamupfukamira. Wabaye inshuti n'Imana, wabaye inshuti n'umucunguzi w'isi n'ijuru, ko amavi yose azamupfukamira, haba ukomeye haba uworoheje, haba uwayimenye n'utarayimenye, bose bazapfukama. Waba ubishaka waba utabishaka, amavi yose azapfukamira Imana. Uyu munsi rero nawe isuzume kugira ngo utazakorwa n'isoni cyangwa se utazajya mu rubanza kubwo kutamenya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ku ijambo ryawe, turagushimira kuri Imana ihoraho idahinduka kandi ufite byose. Twemera ko tuzunamira imbere yawe tukanapfukama, bityo turagusaba ngo twigishe kwemera no kugukorera tukiriho, Umwami wacu. Duhindura imitima, utwumvishirize amajwi yacu ko tugomba kugukorera kandi tukakunamira tukiri ku isi. Twongerere ukwizera, imitima yacu ibe iy'imbabazi n'urukundo rwawe. Tugusabye byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.